tujye neza. Imana ngendereye imaze kungenderera isanga ahantu harindi, kandi iriyerekwa ndihaye ari inshuro igera kuri 3. Imana tujye nze kwanura mvuge buno butumwa. Imana irambwira ngo ninze ntangaze ngo ndangure ngo umugeni aratashye, ngo nyamara ngo abantu bararangaye, abantu barasinziriye. Ariko nyereka nagiye kubona rebose kontrebo. Iki ngiki ni igiti rebose kontrebo. Ubwo nababwaga amagambo, ubwo ijambo rivango niki na rimwe gukora uzabibu rwanjye ntakoze. Niki ko nambona umuntu afashe icyo giti ari kugenda akokora amashami avana amashami rebose kontrebo. Nagiye kubona mbona icyo giti agikwiteka ikugezeho. Imana mwije tugeneze, Imana turengere, Imana dutabara. Imbazo Uwiteka Imana ziracyariho. Niba waranyaze subiza ibyo wanyaze, niba waribye subiza ibyo wibye, niba warigikona mbona ikirere kirijimye kindutse umukara. Kuko ubundi Bibiliya iravuga igicu cyuzuyemo imvura kisandaza ku isi. Abantu benshi ntago bari gushaka kumva kuri ijambo ry'Uwiteka Imana. Abantu bakabije gushayisha, abantu bakabije gukora ibyaha. Imana tujye neza, kandi uwo munsi ntago baye umunsi wo kuvuzwamo impundu. Imana irambwira ngo ibya gusa n'Uwiteka wantegetse kuzanambara gutya. Kuko niko Uwiteka yabishatse, kuko umugeni aratashye. Umugeni aratashye. Mushu ndumva ufite ubutumwa bw'Imana ushaka gutanga, reka tubikore gutya. Reka ngo usabe usenga Imana, numara gusenga Imana utanga ubutumwa bwose Imana yabuguhaye. Sibyo byiza? Yego. Ni karibu. Uwiteka Imana y'Amahoro, ndagushimiye ndaguhimbaje ndakunezerewe. Uri Imana igira neza, Imana dukunda. Ngushimiye ko uri Imana iri kumwe natwe, uri Imana igira neza, Imana ikiranuka, Imana ikiza. Habwa icyubahiro murengezi wanjye. Ugira neza nta guhinduka, uratabara, uratangaje. Nyuma murengezi wanjye Data, ubane natwe kubw'ubuntu bwawe, utuyobore ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen. Amazina yanjye nitwa Ndibyare Celestine. Celestine, ndi umugabo. Ndashima Yesu. Ndashima Yesu wampaye agakiza, ndashima Yesu wambatuye, ndashimira Yesu wambohoye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu bahanuzi bwa Yesaya ibice byaho 5. Turasoma ibice 5 dore ku murongo wa mbere tugeze kwa 7. Imana mwije tugire neza, Imana mwije ibane natwe. Ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 5 umurongo wa mbere turagera ku murongo wa 7. Yesaya ibice 5 umurongo wa mbere dugeze ku wa 7. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Amen. Arurutabirira arurimburamo amabuye. Aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende. Acukuramo n'urwina. Nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu. Ariko rwera indibu. Ariko rwera indibu. Urutoki uyu mukunzi cyangwa uyu muhinzi yafashe urutoki araruhinga, araruvomerera, ararusasirira, ariko yiringira ko ruzera imbuto nziza, ariko ngo agiye kureba asanga rweza imbuto mbi. Yemwe mwabaturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, yego, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Mena. Ikintu nari nkwiriye gukora uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera. Nari niringiye ko uruzabibu rwanjye, urutoki rwanjye ruzera inzabibu, ariko nje kureba nsanga rweze indibu. Nari niringiye ko ruzera imbuto nziza, ariko nje kureba nsanga rweze indibu. Uwiteka arababara kubw'urwo rutoki rwe. Imana tujye neza, Imana turenge, Imana ibane natwe. Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Kubw'iyo mpamvu rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenyera uruzitiro rwarwo. Imana tujye neza. Imana ngendereye imaze kungenderera isanga ahantu harindi, kandi iriyerekwa ndihaye ari inshuro igera kuri 3.
Imana tugire neza, Imana turinde, Imana ibane natwe. Ryaje ubwa mbere ninangira umutima wo kuza kurivuga, kuko hari igihe Imana ikubwira ibintu kujya kubibutangaza ukumva rimwe na rimwe birakunaniye. Imana tugire neza, ariko ntabwo turabacu ngo twigenge. Rimwe Imana egeze yanyohereza kujya kuvuga ubutumwa, ndangije ndatinya, maze gutinya Imana irazirangira irambwira ngo nawe umaze kumbera ikirumbo, kuko utari kumvugira ibyo ushaka, utari gukora ibyo nshaka. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana ibane natwe. Imana irambwira ngo umaze kumbera ikirumbo, kuko utari kugendera mu muhamagaro wanjye. Rero nagiye kubona mbona umuntu mbese aje anzaniye iyi kanzu. Imana tugire neza, ngo ni inyambare, noneho nze kwanura mvuge buno butumwa. Imana irambwira ngo ninze ntangaze ngo ndangure ngo umugeni aratashye, ngo nyamara ngo abantu bararangaye, abantu barasinziriye, kandi basinziriye atari igihe cyo gusinzira, kandi bari mu gihe cy'ubwire. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare, Imana twiteho leleboze kontere. Ngo abantu bararangaye, abantu barasinziriye, kandi nubwo basinziriye ngo akaga kabagezeho, akaga karabahagurukiye, akaga karabasumiye. Imana tugire neza, Imana turengere, kuko ngo urutoki nyirarwo yariringiye ko ruzera inzabibu, ngo ariko aje kureba asanga abuze imbuto nzima, ngo ahubwo asanga rweze indibu. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana dutabare. Arangije hasi aravuga ngo rero ngo uru rutoki nararuvomere ndarusasirira, ntacyo nakora urutoki rwanjye nagombaga gukora, ntacyo ntakoze. Arangije ngo none kubw'iyo mpamvu nimudukize jye n'uruzabibu rwanjye, ni iki nari nkwere gukora ntakoze. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana dutabare, Imana turengere, Imana tugire neza, Imana turengere. Abantu bagiye bakora Uwiteka Imana, ngo ariko bageze igihe bararangaye, baramaze kurambirwa, bamaze gucika intege, bamaze nk'abandi bose. Imana irababaye kubw'imihigo abantu bagiye bahiga, kuko ijambo ry'Uwiteka Imana mu kubara ibice 33 haba ngo umuntu nahiga Uwiteka umuhigo n'agace ku isezerano rye ngo aryonone, ahubwo ahigura icyaturutse mu kanwa ke. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare. Abantu bararangaye, abantu bari mu gahugi. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana mu ijuru iturwanirire, kandi Imana mu ijuru ibane natwe. Imana tugire neza, Imana tugire neza, Imana dukize. Ari kunyereka, nagiye kubona leboze kontrebo. Iki ngiki ni igiti leboze kontrebo. Ubwo nabwaga amagambo, ubwo iri jambo rivuga ngo ni iki nari nkwiye gukora uruzabibu rwanjye ntakoze, ni iki nari nkwiye gukora urutoki rwanjye ntakoze, nimutugeze jye n'uruzabibu rwanjye, kuko nari niringiye yuko ruzera inzabibu, ariko nje kureba asanga rwese indibu. Imana tugire neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Abantu b'Uwiteka Imana binjyagamo guca imanza zitabera, ariko ibarebye isanga buzuyemo gukiranirwa. Imana binjyagamo gukiranuka, ariko isanga buzuyemo gukiranirwa. Imana binjyagamo ukuri, ariko buzuye ibinyoma. Imana binjyagamo ko bazayikorera, ariko barangije gukorera Imana bakoze ibyangwa n'amaso Uwiteka Imana irangije ngo ha abantu ubutunzi, ariko imaze kubaha barangije bari bibagirwa ijambo ry'Uwiteka Imana. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare. Imana tugire neza, Imana dukize. Leboze conseil kotebo. Nagiye kubona rero mbona imbere yanjye haje igiti leboze kotebo. Mwuka Imana hamwe ngo hari by'abantu bimitse imbere. Nagiye kubona mbona uwo muntu afashe icyo giti ari kugenda akokora amashami, avana amashami leboze kotebo. Nagiye kubona mbona icyo giti agikokora amashami yose agiyashiraho, amashami mbona avuyeho leboze. Imana irambwira ngo nangaze kumugaragaro ngo hari by'abantu bagiye biringira, hari by'abantu bari biringiye byababujije gukorera Imana, hari by'abantu bari biringiye byababujije gushaka amaso Uwiteka Imana. Abantu bibagiwe Uwiteka Imana bagira ibyo bimika imbere. Ndagiye kubona muri icyo giti kirakokotse, ndangije nabwirwa ngo ibyo abantu bari biringiye, ibyo ngibyo byose bihindutse umuyonga. Ibyo abantu bari biringiye, ibyo byose bipfuye ubusa, kuko banze gukorera Uwiteka Imana, banze kumvira amategeko Uwiteka Imana, banze gukora ibyo Imana ishaka, bagenda ahubwo uko bishakiye. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare. Leboze conseil. Abantu bagabije gukora nabi. Imana tugire neza, Imana turengere. Somera Yesaya 33 umurongo wa mbere. 33 umurongo wa mbere. Yesaya 33 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 33 umurongo wa mbere. Uzabona ishyano unyaga kandi uzabona ishyano unyaga
kandi utanyazwe, uzabona ishyano unyaga kandi utaranyazwe. Imana tugeneze, Imana turengere. Abantu bakabije gukora ibyaha, abantu bakabije mbese kwitwara nabi, ariko Imana irambwira ngo nize ndangaze ku mugaragaro. Haleluya, haleluya. Ntabyo Imana itahaye abantu, ntacyo Imana itagukoreye wowe uri kundeba. Iyo ntebe Imana niyo yiguhaye, cyo cyobora niyo Imana yakiguhaye, ubwo bushobozi Imana niyo yabuguhaye. Ngo ariko muzabona ishyano mwebwe munyaga, muzabona ishyano mwebwe munyaga kandi mutaranyazwe, uriganya kandi utarariganijwe, ukariganya kandi utarariganyijwe. Ntacyo Imana itagukoreye, ariko ukabije kwitwara nabi, wowe uriganya kandi utarariganyijwe, wowe unyaga kandi utaranyazwe. Uwiteka aragurutse, inkoni Uwiteka ikugezeho, inkoni Uwiteka ikugezeho. Imana mwije tugeneze, Imana turengere, Imana dutabare. Imbazo Uwiteka Imana ziracyariho. Niba waranyaze, subiza ibyo wanyaze. Niba waribye, subiza ibyo wibye. Niba waratwaye iby'abandi, bisubize kugira ngo Uwiteka yongera kwishimire. Numara kunyaga uzahera ko unyagwe. Nawe ibyo byose Imana yabaye kuri se. Numara kunyaga nawe uzahera kunyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganya. nawe numara kuriganya, nyuma kuriganya nawe ugiye kuzariganywa. Bose kontererebo. Nagiye kubona, haleluya, haleluya, haleluya. Nagiye kubona, haleluya, haleluya, haleluya. Nagiye kubona mbona, Mana tugeneze, Imana turengere. Nagiye kubona mbona ikirere cy'isi, mbona kirijimye, mbona guseka kurashize, mbona ikirere kirijimye, mbona guseka mu isi kurashize. Nagiye kubona mbona ikirere kirijimye cyindutse umukara, kuko ubundi Bibiliya iravuga ngo igicu cyuzuyemo imvura kisandaza ku isi. Nagiye kubona rero mbona ikirere kirijimye gihinduka umukara, rirabara ry'umweru n'ubururu, mbona ntirikigaragara ikirere mu isi yose. Noneho nagiye kubona mbona guseka mu bantu kwashize. Nagiye kubona mbona ibyishimo bibuze mu isi. Njya kubona mbona abantu bari kurira. Ngiye kubona mbona abantu bari baranze gusenga, bari kujya gusenga, bari kubasenga batakirangoye. Imana tujye neza, kuko icyo gihe nagiye kubona mbona ubutware bw'abakomeye bunditse ubusa, mbona icyuro cy'abakomeye kibaye ubusa. Nagiye kubona icyo gihe Imana imaze kubinyereka, nibwo nagiye kumva, numva ijwi rimbwira ngo umugeni aratashye. Genda ubitangaze, utangaze. Ngiye gutangariza isi yose ngo umugeni aratashye. Birashoboka ko abazanyumva bamwe batumva n'ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko n'ubuhanuzi bureba isi yose. Umugeni aratashye kandi abantu benshi baratunguwe. Abantu baratunguwe kuko Bibiliya irambwira ngo igihe abantu bazavuga ngo na amahoro na amahoro, ngo ubwo nibwo bazatungurwa. Imana tugeneze, Imana turengere, Imana ibane natwe. Rero ngo isi nta mahoro ifite, abantu baratungwa, barimo gutungurwa gukomeye cyane, kuko umugeni aratashye. Muririmbyi ararimba aravuga ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, kandi muri amagare harimo n'iryo wangeneye. Imana tujye neza, amagare arahari kuko umugeni aratashye. Abantu baratunguwe, abantu bari mu munyenga w'ikigare w'ibihendo by'isi, ariko nyamara baratunguwe. Ikibazo si uko umuntu yapfa, kuko n'ubundi nta buzima tuzaba ku isi, kuko ahangaha mu buzima turiho hari abandi, na nyuma y'ubu buzima hari abandi bazabaho. Ikibazo si uko napfa nkava muri uyu mubiri, ahubwo ikibazo naho naba ngiye. Imana tujye neza, gupfa ko umuririmbyi ararimbira ngo ku mukristo ngo gupfa ni inyungu. Nzi neza yuko igihe kizajya abantu tukava muri uyu mubiri, ariko ikibazo si uko twava muri uyu mubiri, ahubwo ikibazo naho umuntu yaba agiye. Kandi ubwo Imana yerekwa abantu benshi icyo gihe nabonaga barimbutse, bararimbuka, kandi barimbuka baramenye, barimbuka barumvise ijwi ry'Uwiteka Imana. Kandi ikibazo kiro muri misi, abantu ntabwo bashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu bari kwiyobagiza, abantu bakunze inyigisho ziyobya, ntabwo abantu bakunze ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana. Rebose konse kontarerebo, Uwiteka atambutse mu isi. Uwiteka aratambutse, aje gusura isi,
Imana tugire neza, Imana turengere. Aje gusura isi, yaje gusura isi kandi isi ibaye umwirare. Imana tugire neza, abakomeye bazamenya ko Uwiteka aje, aboroheje bazamenya yuko Uwiteka atambutse. Yewe n'umwana utaravuka azahindishwa umushyitsi no gutambuka ku Uwiteka Imana, kuko Uwiteka yatambutse biramenyekana. Igihe kimwe yageze abwira umugaragu we Mose, haravuga ngo bwira Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari bazengereje Mose bamuga ngo mbese Imana ivugana nawe gusa koko? Imana Mose atakiri Uwiteka. Imana navuga ngo noneho zenda ubantumireho bazaze ku musozi tuganire. Mose aragenda arabibabwira ati ni mwezi iminsi 3 ubundi muzaze tujye kubonana n'Uwiteka Imana. Ngo barazamuka bakegera umusozi, ngo bagiye kumva bumva inkuba zirakubita, bumva umutingi turaje, ngo barangije basubira inyuma birukanka kuko bari bahunze maso Uwiteka Imana. Rero nta watinyuka guhangara kure maso Uwiteka Imana. Uwiteka aje gutambuka mu isi, abakome bazabimenya, aboroheje bazabimenya, abato n'abakuru bazabimenya. Yewe Imana tugire neza, kandi ikiro cy'abanyacyubahiro gihindutse ubusa. Wakabanyabwenge ni ukwikomeza ku Uwiteka Imana. Mwanditse biravuga ngo yaba abanyabwenge wagashatse maso Uwiteka Imana. Uwiteka ni umunyembabazi atinda kurakara. Imana tugire neza, ngo dore ndaza bakanzanye ingorano kugira ngo ngorerere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute yakoze. Imana tugire neza, Imana turenge, Imana turwane, Imana dutabare. Somera Yesaya 38 umurongo wa 5 twumva ko avuga ugeze hepfo. Yego. Yesaya 38 umurongo wa 5. Subirayo ubwire Hezekiya uti naho Yesaya 30 Imana tugire neza, sorry, Yesaya 38 umurongo 8 ugeze ku murongo 10. Yesaya 38 umurongo 8 tugere ku 10. Dore nzahera aho igicucu kigeze ku ntambwe z'urugero rwa Ahazi, ngisubizanyeyo n'izuba intambwe 10. Nuko izuba riheraho ryarigeze rirenga risubirayo umwanya w'intambwe 10 z'urugero. Ibyo Hezekiya umwami w'Abayuda yanditse ubwo yarwaraga agakira nibi. Naravuze nti ndakenyutse ngiye kunyura mu marembo y'ikuzimu, nteshejwe imyaka yanjye yari isigaye. Ndavuga nti sinzongera kureba Uwiteka mu gihugu cy'abazima, kandi sinzongera kubonana n'abantu b'abaturage bo mu isi. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana mu ijuru bane nawe. Turasoreza hano muri Matayo 7:21. Matayo 7:21. Matayo ibice 7:21 haranditse ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse uko ibyo data wo mu ijuru ashaka. Imana tugire neza. Amen. Ngo abantu benshi bazajarajara bashaka amaso Uwiteka Imana ntabwo bazahabona. Abantu benshi bagiye banze gusenga Imana, bagiye gusenga amasengesho y'amatakira ngoyi. Abantu benshi banze gukora Uwiteka Imana, bagiye kumukora bitagishobotse. Ariko Uwiteka n'umunyembabazi, abantu baciye bugufi bagasenga Uwiteka kwigara kandi akabagira neza. Uwiteka araje kandi aratambutse, abantu bose bazamubona. Bibiliya irambwira ngo azaba inzira nyabagendwa kandi izaba ari inzira yo kwera no gukiranuka. Abagenzi nubwo baba barabaswa ntabwo bazayiyoba. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare. Rero Uwiteka yambwiye ngo ninze mburire ubwoko bwe, ninze ndangurure, amakimara kubimbwira ngira ubwoba. Imana tugire neza, Imana irangije irambwira ngo nawe umaze kumbera ikirara, nawe umaze kumbera ikirumbo. Ikirumbo ni iki? Ikirumbo n'umwana utacyumvira umubyeyi, ikirumbo n'umuntu utacyumvira umubyeyi. Imana tugire neza, Imana tugire neza, kuko kandi Bibiliya avuga ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ntabwo ari mu ijuru, ahubwo ni mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Rero Imana ndayishimira ko yanshoboje kuza gutambutsa buno butumwa. Rero Imana yarambwiye ngo ninze ndangure ku mugaragaro ngo abantu bezwe. Imana tugire neza, Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare. Imana tugire neza, Imana dukize. Abantu bezwe, Imana tugire neza. Abantu nibezwe, kuko ijambo ry'Uwiteka Imana mu byahishuwe haravuga ngo dore ndaza bakanzanye ingorano kugira ngo ngorere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze.
ati harahirwa abamisiri bishura bya mu maraso Kristo Yesu abo nibo babasha kwigira cya giti cy'ubugingo kandi bo bazinjira muri rwa rurembo kuko hanzaza sigara imbwa n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abasinzi n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Uwiteka rero atambutse mu isi, Uwiteka aratambutse, abantu bazamubona, abantu bazabimenya, abantu bazamubona. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanirire, Imana dutabare, Imana tujye neza, Imana dukize, Imana mu ijuru, Imana ibe mu ruhande rwacu, Imana tujye neza. Ijambo ry'Uwiteka Imana ryatubwiye muri Yesaya ngo none icyo nari gukora uruzabibu rwanjye ntakoze niki, ngo kubwe mpamvu ngiye gusenya uruzitiro rwawe rurugose nururangiza runyukanyukwe. Imana tujye neza, nzahagarika igicu, Imana tujye neza, Imana turengere. Rero Imana yarambwiye ngo ibyo abantu benshi bari biringiye bibaye ubusa. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare. Kandi abantu benshi ntabwo bari gushaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana, abantu bakabije gushayisha, abantu bakabije gukora ibyaha. Imana tujye neza. Rero Imana yarangendereye, Imana tujye neza. Nagiye kubona mbona umuntu ahagaze imbere yanjye yambaye imyenda yera gutya, ndangije ndabwirwa ngo nambare gutya nzaze ntambutse buno butumwa, kandi nambaye gutya bisobanura nk'uko naje nambaye nk'uko umugeni yambara. Rero ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye. Imana tujye neza kuko impanda y'Uwiteka urusaku induru yumvikane mu birere bine by'isi. Imana tujye neza, kandi uwo munsi ntago baye umunsi wo kuvuzwamo impundu. Imana irambwira ngo ibyo abantu bari biringiye byose bibaye ubusa. Imana tujye neza ngo ahubwo abantu bagaruke bashaka amaso Uwiteka Imana arabagira imbabazi, arabagira neza kuko n'umunyabuntu n'umunyembaraga ajya neza, n'umutabazi Uwiteka abaje neza, abane natwe. Imana tujye neza. Yego, Imana iguha umugisha mushumba ku butumwa bwiza utambukije. Nyuma yuko watubwiye yuko wari ubuhawe inshuro ya kabiri, ubwa mbere warabuhawe ariko ni ya gatatu kubutanga. Ni ya gatatu, iyi ni inshuro ya gatatu. Umugeni aratashye. Hari ikintu dukunda abantu gikunda gushyira abantu mu rujijo, mwezwe. Ese ijambo iyo uvuze kwezwa dusa nk'urisobanura ubushatse kuvuga iki kugira ngo abantu byumve neza batagendera mu kigare? Kwezwa no kwihana ibyaha, umuntu akareka imirimo mibi agakora imirimo yo gukiranuka. Yego. Wasambanaga akabireka, wibaga akabireka, wasindaga, wakoraga ibyangwa n'amaso Uwiteka Imana akabireka, ahubwo agahindukira agashaka Uwiteka Imana. Ese umuntu avuze kwezwa turabihuza gute no gutaha kugira tujya mu ijuru? Birahura ibyo bintu? Kwezwa, tugomba kwezwa kuko ijambo ry'Uwiteka Imana riravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyagaze kandi rwanditse ngo Uwiteka azabe. Ngo ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka Imana abanze ave mu bidatunganye, kandi ubwo mwambaza ari uwera namwe mwezwe. Imana tujye neza. Rero kwera no gukora imirimo myiza. Noneho rero yo bibaye ngombwa kandi dufite ibyiringiro yuko Yesu yagiye mu ijuru ariko azagaruka gutwara itorero abamukoreye nabo akabajyana mu gihugu cyo mu ijuru. Yego. Ese nyuma yuko Imana ikubwiye ngo abantu nibezwe kandi ngo umugeni aratashye, nta gihugu wapresheje uvuze ko ubutumwa bureba abantu baduteze amatwi bareba biri ku isi yose, imperuka bigiye kuba? Imperuka ntabwo tuzi umunsi, ariko Yesu ya Kristo avuze ko tugomba guhora twiteguye. Erega buriya nuba uvuye ahangaha ukagera hariya mu muhanda imodoka ikagukubita ugapfa, buri imperuka yawe ibigeze. Imperuka yawe ibigeze kuko niba wacuruzaga ntabwo wongera gucuruza, niba wahingaga ntabwo wongera guhinga, imperuka yawe ibigeze. Ariko nanone tuzi neza ko hariho imperuka rusange, rero uwo munsi turawuhishwe, ntawe uzi umunsi cyangwa igihe. Cyakoze Kristo yatubwiye yuko tugomba guhora twiteguye. N'ubu yaza, n'agakanya yaza, cyangwa yaza n'ejo. Yego. Uko impamvu nakwaza gutyo nuko uburyo utambukije mu butumwa n'uburyo bumeze biragaragara nk'ibintu byihutirwa. Umuntu uteze amatwi muri kano kanya niki cyambere agomba gukora mbere y'ibindi byose, akora iki cyihutirwa muri acyumva buno butumwa, yitwa niki cyagomba kuba cyihutirwa kurusha ibindi? Ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yobo
muri Yobu 22 umurongo wa 21 haravuga ngo none hiyuzuze nayo ubona amahoro nibwo ibyiza bizakuzaho. Rero no butumwa bureba isi yose kuko Kristo yapfiriye isi yose, yapfiriye abari mu isi bose. Imana tuje neza. Rero ngo twiyuzuze abantu batuye isi biyuzuze n'Uwiteka Imana, abazungu, abirabura, abarabo, abahinda, abashinwa, abantu bose biyuzuze n'Uwiteka Imana. Ijambo riravuga ngo rero 22 muri Yobu umurongo wa 21 yuzuze nayo ubona amahoro nibwo ibyiza bizakuza. Gahunda rero no kwizuza n'Uwiteka Imana, nitwizuza n'Uwiteka Imana nta kabuza Imana izatugira neza, izaturengera. Rimwe ni Nineve, Imana ku murwa witwa Nineve yegeze batubaho ko nibatihana mu minsi 40 bazabarimbutse, ariko bagira ubwenge barapfukama basaba Uwiteka Imana imbabazi. Uwiteka arigarura mu kimbo cyo kwarimbura, ahubwo abagira neza kuko bari baciye bugufiya. Uwiteka n'umutunzi w'imbabazi. Yego. Imana igumugisha. Birashoboka yuko ibyo byose abantu bihanye bagereye, kuko numvishe ubutumwa Imana ifite ikibazo cy'uruzabibu, uko yari irwiringiye, yarugiriye neza, ikora buri kimwe cyose kuri urwo ruzabibu, ariko uyu munsi iri kwicuza impamvu. Ibyo byose hari ibyo Imana iri kwicuza, yatugiriye neza, ariko ntabwo turi kwitura ineza yatugiriye. Ariko Imana ishimwe yuko igice ku ntebe y'imbabazi, irababarira rwose. Reka tugushimire, tugiye tugana ku musozo w'ubutumwa Imana yaguhaye. Nimba hari icyo wisobwe, reka tuguhe umwanya ugitambutse, hanyuma nurangiza utange nimero za telefone tunadusengera Imana. Nta kindi no kubwira abantu ngo nibasenge, bashaka amaso Uwiteka Imana, kandi Uwiteka n'umunyembabazi, atinda kurakara. Imbabazi z'Uwiteka ziruta byose. Uwiteka rero n'umutunzi imbabazi. Reka dusenge Imana. Narasenga ariko nimero zanjye murambwe ngo ntange nimero za telefoni. Nimero zanjye ni 07 88 66 47 20. Ndazisubiramo 07 88 66 47 20. Reka dusenge. Mana y'amahoro, Imana ijya neza, Imana ishobora byose, ikiranuka ikiza. Nyuma murengezi wanjye ubane natwe, turengere, turwane, dutabara, dukomeze, dukize. Uri Imana mva gusenga, ushobora byose, we twiteka. Nyuma murengezi wanjye ubane natwe, turengere Uwiteka. Imana y'amahoro, Imana mva gusenga, Imana ijya neza, Imana ikiranuka, Imana ijya neza, Imana ikiza. Mana duciye bugufi imbere yawe, babarira ubwoko bwawe. Uri Imana ijya neza. Mana ubutumwa wampaye gutambutsa ndabutambukije. Mwami gendera abatuye isi, ubahe guca bugufi imbere yawe. Imana y'amahoro, ubaye guca bugufiya, bihane kandi bihanire kureka. Wakoraga nabi yiga gukora neza, wakoraga ibidakwiriye yiga gukora ibikwiriye. Mwami Imana yera, uduhagarike aho akwiriye, aho tureba ukatumenya, ukatureba ukatwishimira. Bana na buri muntu wese, bana n'abakuze, ubane n'abatoya, ubane n'ingeri zose. Mwami Imana, kandi twese udushoboze kugendera mu nzira udutunganye. Ni mu izina Yesu Kristo mbisabye, amen. Imana igumugisha mushumba, imbaraga n'amavuta bigoreho iminsi yose. Uduteze amatwi, turagushimiye ko wakurikiye buno butumwa. Ugize ikibazo, ugize icyo ushaka gusobanukirwa, hamagara umushumba, aragufasha kandi agusobanurira n'ikimana yamuhamagare. Mushumba, Imana igumugisha, tuzasubira. Murakoze cyane.